Nyekana rero uyu muhungu bita Nyaxo wamenyekanye kuri Nyaxo wagiye akina byinshi bitandukanye. Hari amakomedi yahereye kera yahereye kuri channel yiwe bita Nyaxo niho yahereye akomeza actinga aza kuzamuka vuba cyane aza gusinya contrat muri Afrimax TV. Yarakoze abantu baje kumenya izina Nyaxo cyane kubwo yakiniraga kuri channel yitwaga X Nation ndakeka. Yakoze amakomedi menshi cyane muri icyo gihe ubwo byasinze ibibazo byavukiyemo kuri iyo X Nation bahita bimukira kuri Afrimax ubwo agisinya contrat. Then batangira gukora ibikorwa bya danger amakomedi yarakunzwe cyane abantu barayazi. Ariko wenda turi no kwihuta cyane muri iki gihe abenshi bari kwibaza se Nyaxo ibyo yatangiye adukorera wayo bitari kugenda neza muri iki gihe. Ibyo nibyo bibazo wenda abantu bataza kugira ngo n'ibindi hari refu kunde irimbira kumanuka. Alright, no kuvuga ngo akimara gufungwa azira yazize kurwana n'urugomo rwabiteye. Dore ko no mu mafilimi ye cyangwa se mu makomedi yakunda kugaragaramo akenshi usanga bafite akavuyo arwana akora byinshi bitandukanye. Ariko Nyaxo akaba baramufunze mu kuza yaje ibitekerezo byarasibanye. No kuvuga ngo ibitekerezo action yajyaga akora mbere ntago arizo ari mu gukora muri no minsi. Cyane uriya rero wagira ngo ameze nk'aya mashini ba farumasi. Wajya yaje baramufarumasi deja nyine amayida asigaye akina ubu ngubu ubona ko ari nka kwa kuntu umuntu aba yarashobewe. Muri make Nyaxo yarashobewe kubera ko hari byinshi yagiye akora bitandukanye kuri uno munsi wa none bitari kugaragara. No kuvuga ngo Nyaxo urabona none muri umuntu wawe bamwita Nyaxe akaba yarasigaye abyivugana dore ko bakoranaga kuri X Nation cyane bakorana ubona ko bari kwactinga niho yahise anazamukira izina rye rizamuka riri Nyaxo. Yaktinze ku buryo bwahagaragaraga hari komedi igeze gukinana na timu ye ba mubi bari abahungu bagiye bakorana ba Patino ba Prince bose bagiye bakorana ntuza movie zigaragara. Hari ahantu bakoze aka movie bavuye kwiba imiyembe y'umusaza Patino. Karaga komedi rero kaje gukundwa cyane ku buryo ki Nyaxo yahise azamura izina wasangaga yaba mu bana yaba mu banyeshuri hose bimeze nyine izina Nyaxo mu bigo hose yari Nyaxo. Hose yari Nyaxo kabisa. Aba anyarukiye kuri Afrimax TV. Kuri Afrimax TV rero yahageze asa nk'umuntu ugiye gufonda navuga nko gufonda kwa ko timu bakoranaga kuri X Nation abenshi ntabwo bongeye gukorana bajyaga bakorana rimwe na rimwe. Ibintu nyine byane ako nabyo kuri Afrimax abantu babyibuka Afrimax Nyaxo akoreraho nabi ibintu byari neza cyane. Amakomedi yari meza biteye n'ubwoba. Ndabyibuka amakomedi menshi bagiye bakoreraho bagendaga bahiburiramo na Regisi abenshi bazi nka Military Love. Izo komedi zose zari zikunzwe cyane kuri Afrimax nibwo zatangiraga kujya mu mamiliyoni zimwe zijya no mu mamiliyoni y'ama-views. Abari barabyibuka icyo gihe Nyaxo kuri Afrimax. Icyo tuvuga rero kuri ubu ngubu Nyaxo nyuma yabwo ubwo havuje kuvuga mu tubazo umuntu abadasobanukiwe neza wenda dutuma ibyo barabizi nyine muri entertainment umunsi ufite management ejo mugatandukana nubwo wenda batajya bakunda kubivuga roho rumwe ngo tumenye impamvu yabiteye nyayo ni iyihe. Nibwo yahise ashinga icano yitwa Nyaxo Comedy. Gusa nkuko bigaragara neza ko Nyaxo Comedy akaba yari yarakoze cano kera yafunguye kuri mbere ya kera yari yafunguye mu kwa kane ku ya mbere z'ukwa kane 2016. Ejo bundi rero aho atandukaniye na Afrimax TV urabona ko mu minsi mikeya ahise agaragaza umusaruro. Akabaye benshi barabimubwiraga eske ko ukomeza gukorera ku zindi cano kandi wenda tubona ba Patino barafatishije ku macano yabo. Why not Nyaxo tutari kubona boro yayi kwikorera se
urabona ko afite umusaruro uhagije. Urabona ko mu gihe gitoya abashije kuba yatangira gukora, mu gihe gitoya amajije gukora, urabona ko amajije kugira ibihumbi 160 bya subscribers bimukurikira, bivuze ngo na cya gihembo cy'umuringa nawe yaragifashe, nawe yarakiriye. yarakiriye gusa nuko ashobora kuba yarakiriye yibereye hehe, yibereye muri gereza. Ashobora kuba yagifashe ari muri je kabisa. Abenshi barabizi, yarafunzwe mu minsi ishize nk'uko mugenzi wanjye yatangiye abivuga. Yigeze gufungwa, muri uko gufungwa ndakeka zamutseho gatoya kuri izi video ze nshyashya ziheruka. Yes, zamuka mwereko gato. Urabona ko amaze mu gihe kingana n'amezi 7 nibwo yatangiye kwa uploadingaho, kandi channel imaze igihe kingana n'imyaka hafi gushira imyaka igira muri 6. Nyaxo rero ko ari comedy yagiye akorana na ba Prince, maybe na ba Mubi. Urabona na ba Puisora ko bari bazamutse neza, 370 ingahe na 71 kuzamuka. Niho ejo bundi haviriye muri gereza, urabona video amajije gukora imaze iminsi 2, bahise binjira muri yanjyana ya gisirikare. So nk'uko bivuze rero, uhereye kuri iyi nuzayewe, izi episode ziheruka zigira nko muri 7, ngende mu bantu bakurikirana Nyaxo cyane. Nka episode 7 zose rwose sinjye twagiye duhura n'abantu benshi babimbwira ati byagenze gute kuri Nyaxo. Nyaxo katagikora ngo urareba comedy ifite iminota 20 ariko iyo 20 ukabona nta kintu warebye, ubona nyine juste kwa kuri kubonamo Nyaxo Yego ukaba wabireba ariko ukagasana nta kintu uri kureba. Abantu bavuga se baramuforumase nyuma yo kuva muri gereza, amayide yaramushiranye. Iyi ntago abantu baziye ngo byagenze gute kuri Nyaxo. Ari nayo mpamvu natwe twifuza kumuvugisha tukumva se byagenze gute. Episode yasohoraga mbere mu mezi 7 aciyeho twabonaga we byarangiye gute, byarangiye biti. Kuko urareba, yes, muri no comedy njyango mubonyemo ikindi cyahoze ari icyamamare, iki maybe niwo bitaga Peace Myth, menya atari nagari. Urabona muri make yacitse intege, uko bigaragara ko yacitse intege, nta bitekereza kigira nkuko bari barihuje muri Afrimax TV. Wabonaga nabwo bafite imbaraga nyinshi bakora, ariko njyango urebye urasanga nabo video iherutseho imaze iminsi 2, indi maze iminsi 11. Urumva iyo tamo ririmo ngaho, indi maze ibyumweru 2, indi maze ibyumweru 3. Bivuze ngo buri cyumweru barimo barasohora episode imwe. Sinzi mwabagabo mwe niba ibintu ari uko bitoroshye. Wenda umanutse mbere nko mu kwezi, mu mezi 2 atambutse mbere ko iriya case yo kujya muri gereza izamo, uyu mutipe nibura mu cyumweru kimwe yasohoraga nka episode zigera muri 2-3 mbere yuko biriya biba. Kandi izo episode zose ukareba usanga zabaga ziri ku rwego ruri hejuru cyane. Wenda se tuzi ngo niye mpamvu, ariko impamvu igaragara ya nyayo nuko amayida arasa nk'ari gushira. Amayida arimo arabura nyine, ari ukuntu ugera muri situation ewana ibintu bikagukamana. Abahanzi birabiragiye, ese abantu baribaza bizarangira gute kweki Nyaxo tubona hari guca mutamu uri hagije cyane yo kuyongera kwa uploadinga, ako yana uploadinga sije yakoze nizize zikoma ku muntu. Byabaye ikibazo gikomeye kuri ubu. Byabaye ikibazo gikomeye rero. Haturi kuri F1 TV tubabwira ngo mukore subscribe, mukore share, tukomeze tubageza amakuru by'amare. Hano turi muri icyo bita showbiz muri comedy na cinema. Ndumva ariho tugiye kujya twibanda cyane. Hano tugarutse kuri Nyaxo mu minsi mike ishize, urabona asohoye comedy bita umunsi mubi w'abajura. Dore ko na kera yakomeze akora kuri CG y'umunsi mubi w'abajura. Sinzi niba ino CG itari kumugumurira, akazafatwa nanone akongera agasubira muri gereza nkuko mu minsi yashize aho yaherutse gufungwa. Yari amaze iminsi akoze comedy yarashyirishijeho urupara.
niba ari ibyo bakora muri sinapu simbizi. Aha tukiri kuri uno musore rero reka tunyaruke tugere no ku wundi. Hari umusore ukomeje guca ibintu cyane ufite showbiz nyarwanda mu maboko ye, ufite komedi, ufite impano, bamwita Rusine akaba ari umukomediye. Nge navuga ko Imana yamuhaye impano idasanzwe. uyu mutipe arimo neza se ntago ari ibanga wenda ko iyo atambutse kuri stage wenda abantu babibona nyine hano muri show yari iri kubera hariya KJ nyine abantu babibona, harimo abantu bakomeye na bamuyoboke n'abandi. Rusine yarabasekeje birenze n'urwego, wavuga ko sinzi ukuntu wabisobanura. Niyo abantu babibona muri utu episode ari sigaye kina twamugisha. Ngewe Rusine hari hose amenye ko nanjye ubwanjye mufana. Rusine ni umuntu ufite impano idasanzwe, ni umuntu usetsa. Deja na Mugisha iyo ataza kugira Rusine nkeka ko atari kuba ageze ahangaha ageze. Iyi nozo yabo, iyi show yabo yagiye abaye nziza, ariko no mu kugirwa nziza cyane. Iriya buni nibwo bwa mbere byari bibaye muri nuza wenda simbizi sibyo, ariko akenshi muri komedi twari tumenyeye nyine abakomediye bahindagurika, badahora bakina isije imeze nk'aho ari imwe. Aba batipe rero bazanye akantu nakita nka innovation, kuzana komedi ariko ishingiye ku bintu byo gusinda gusa, kubasinzi kandi bakabikora nyine ku rwego ruri hejuru cyane, ko iyo abantu babibonaga nyine barayikunze cyane. Mugisha na Rusine ni nziza. None iyo urebye Rusine ukuntu asinda, abantu bagira ngo yanyweye ganoza nka burego yose aba yayimaze biri. Tugendeye ku cyo bita ari cyo bita comedy stand up bari basanzwe bakora. Urabona Kibonke Clapton yahoze muri crew bita Day Makers. Bagiye bakora icyo bita comedy stand up. Comedy stand up rero bagiye bakora, haje kwinjiramo umusore bita Rusine bibahora abakobwa, ariho bahise batangiza izi comedy bita Mugisha na Rusine. Urabona ko Mugisha na Rusine ni navuga ko ari comedy yazamuye channel ya Clapton Kibonke, yaramuzamuye ku rwego rushimishije kugera naho channel ya Clapton Kibonke nayo ihagaze neza, iri muri channel zihagaze neza. Urabona ahangaha ibyumweru bitatu bamaze ibyumweru bitatu baprodinze video yabo na agafilimi. Urabona muri Day Makers habagamo bano bahungu, aribo babagamo, hazamo n'abandi bagiye batandukanye. Hari kandi kana bitaga Janti, nkeka ko nubwo nako kari ku mpande zako nako gakomeje kwitwara neza, kabajyana mu ijuru. Niko kazanye style yo kujyana abantu mu ijuru. Janti wari gukorera ndakeka kuri X Nation ba Nyaxo, akorera kuri X Nation Nyaxo yahoze. Ariko bigaragara yuko YouTube utayikoreye ushishikaye kuzima na kanya gatoya, birihuse cyane, birihuse abantu bajya babibona cyane, kuko tubibona ahantu bigaragarira ni ku mugabo bita Byakunuka. Wenda nawe turagira ngo dushakeho turebe ku ubungubu, reka turebe aho ahagaze Byakunuka Sherifu, kuko akonyeka ntagakibaho. Byakunuka ari amacana yagiye azimira. Byakunuka ngewe mu gihe kingana n'icyumweru avuga afite miliyoni. Ndakeka yarakoreraga kuri Gwemedi, yakoreraga kuri Gwemedi, ndumva arimo kuri Gwemedi, ariko yari afite channel ye bita Byakunuka Sherifu, nyuma yajyaga igira views miliyoni mu gihe kingana n'icyumweru. Reka turebe ko Byakunuka Sherifu akibaho. Byakunuka basundi banayisibye. Byakunuka Sherifu, dore ndareba ahari Byakunuka Sherifu. Reka turebe noneho ibikorwa asigaye afite. Urabona Byakunuka umenye channel yiwe ya mbere barayigize iki. Uyu mugabo nawe yarasetsaga cyane kugeza naho nawe bigaragaye yuko mu minsi mikeya yagiye ahuzagurika cyane, ko yari afite channel bita Byakunuka Sherifu. Wenda ndakeka wajya kuri nuza kuri channel tukareba ama detail neza. Reka turebe detail. Nje kuri channel neza.
ahita Byakunuka Sheriff TV show. Byakunuka Sheriff TV show. Iyi ni iki kuko turebe igihe yajoiningiye ndabona ko nejo bundi cyane afite na views ibihumbi total 42,600 kwa gatandatu itariki 22 afite afite views total views ibihumbi 42,640 bigaragara bazi magana ibihumbi 2,550. urabona ko rya zina rye ararikoresheje mu gihe ari byaje umusaruro ahubwo tukibaza byamugendekeye byagenze gute nyuma yuko abantu bamumenye cyane Byakunuka yakoreraga hari i Kigali. Amakuru duherutse kumva nuko abantu benshi bamubonye mu karere ka Rwamagana ashobora kuba ari ahantu asigaye ari kuba. Biragaragara no ku mavideo y'ubu urabibona ko nuza zasuye hasi ntago bimeze nka mbere Byakunuka byasuye ba nk'ingi maze iminsi 5 ifite views 80 233 80 ariko umusaza ntahajya uko bigaragara igishegu gikomeje guhabwa imbibi cyane urabona ko hejuru cyane muhungu hejuru cyane ntajya yivurira urabona ko igishegu kava kiwe ntago yabwo ariko afite undi muhungu bamwita uyu muhungu bamwita nde Gakire online TV niko twari tumuze Gakire online TV ejo bundi nabonanye hariya muri bande hariya umanutse busweirini bari kugira iki bari kuzamuka basa nkaho bavuye muri shuri ariko abo bahungu bakafite igishegu muri bo cy'igisekuru kuko iki gishegu naga ari ikigano ahubwo ni ikivuka ariko nebundi yaburi kingo yistira yihindura nje iki kibazo duwe ndakimubaza akagasitire k'igishegu kwe cyahora gakina uyu musaza shobwa byaramubabaje uyu musaza byaramubabaje cyane kuko ari kuri style y'ibishegu kandi ibishegu aho bigezeho ngubu byimukiye mu ndirimbo ntabwo bigicuruza cyane hit irasa nk'iyagabanyutse ntabwo bimeze nka mbere hit ntabwo imeze nka mbere uko bigaragara ko igishegu cye urabona kiri ku yindi level amakava abakobwa bakoresha ni ibishegu gusa uko bigaragara nuko channel yiwe ifite urundi rwego iriho ariko igishegu cyabaye zero reba nka video imaze iminsi 9 ifite 800 na zingahe kugira ngo yuzuze igihumbi nta video nimwe yiwe usibye iyi ngiyi iyo bita Indian style yazanye nayo urabona ko yayivanye kuri yaki ya Byakunuka Sheriff ya mbere uno mukobwa bakoreshejemo uyu ura mukobwa bakoresheje kuri no cover ndamuzi abo yabaga hariya Nyarusange yamukubitiraga icyo bita ikibuno Sheriff akaba Sheriff niko ako Sheriff nyine nta nubwo twe twahenda tubitinda ko biragaragara ibimenyetso biragaragara urebye kuri icano ye ko yasubiye inyuma ari inyuma cyane hano tukiri ku macano ari kugenda azimira bitewe nuko sinzi muri showbiz ya cinema cyangwa se muri showbiz ya comedy mu Rwanda sinzi aho ihagaze bigaragara ko na Nyaxo nkuko twaze tumuganiraho ari nayo topic yacu twari twatangiye uno munsi bigaragara ko Nyaxo ari kubura nawe topic akinaho kandi n'ubundi aho biriska biragaragara ko nawe birariska kugenda nkuko Byakunuka no nkuko muri kubibona iyo amatopic ari kugenda gushirana mu mutwe abantu babona nta gishya birashoboka cyane abantu barakureka aha reka rero ducumbikishiriza aha ngaha twari turi ku cyo bita Nyaxo uburyo avuye muri gereza agahita atangira kubura topic abantu benshi bakora amakomedi barimo bagenda babura amatopiki bigaragara yuko hari benshi n'amacano yabo yagiye azimira cyane cyane nk'uko twabonye Byakunuka hageze aho afungura indi channel twibaza yuko n'icyatumye iya mbere izimira ari uko yari yarakoze ibishegu byinshi cyane akaba yanazamutse mu yindi style nshya y'ibishegu so tugenda tubabwira ngo turi mu kiganiro showbiz muri komedi nyarwanda cyangwa se mu bihangano by'abanyarwanda cyane cyane tugiye mu cyo bita komedi na filimi aho bigaragara yuko byinshi bigaragara ko bari kugenda bazimira cyangwa se bari kugenda batakaza
views cyangwa se batakaza igihe. YouTube icyo yajyaga ibakorera cyangwa se bitewe n'uko bagenda bahuzagurika bari kugenda bagira iki batakaza ama views batakaza content, ugasanga abafana babo barimo baragenda batakara. Kuko nk'uko umuntu wari uzi byakunuka rwose ntabwo ibintu byagakwiye kuba biriho. Ntabwo byagakwiye kuba bifashe indi ntera igera hano. Twabwiraga rero mukore subscribe kuri F1 TV, tubabwira ngo nakagaruka tuzagenda tubagezaho ibiganiro by'abastari, tubanyuriremo muri makeya, tunabereke aho channel zabo zihagaze zigeze ubu ngubu, tubabwira ngo nakagaruka. Ciao ciao, nari P Films Pro kumwe na Razor on the mix.